bwatuzi ko wamukire nivumburiye Coach Gael yampaye amafaranga. Reka yaguha amafaranga Coach Gael, nabwo ati Coach Gael yamaye ibiceri. Titwereke mbakubita message ndabereka, ariko ubwo ngubwo hakaba hari ko nafite appointment yo guhura na ba Coach Gael ngomba kubita umushinga wanjye. Melody ababyijemo. Melody hageze ubwo ngubwo ese ajya mu bintu bya music, umukire wanjye baramujyanye nyine. Nuko nguko Bruce Melody umukire wanjye Coach Gael yamujyanye. Ubu ni njye warivumburiye Coach Gael. Bose Coach Gael nunabona ino video sinzi kiri buze kugeraho cyangwa Kenny nkiri i Kigali rwose ndagushimira wampaye ibiceri, warantamitse ibiceri byawe nabiriyeho kandi warakoze umuntu w'umugabo byatari. Uri umuntu ufasha umujene abayizera mu maraso mashya, kandi ibyo ngibyo nibyo byubaka igihugu. Umuntu uvuga uti umwana muto yashoboye iki akamufata akaboko, uwo ni umuntu watari. Coach Gael rero ari umwe muri abo ngabo. Hey guys, nizere ko mumeze neza rero byatari. Abantu twaburanye iminsi myinshi kabisa, nemaze iminsi ndi mu tuntu twinshi, nari ndi mu bintu by'ibizami, nari ndi mu bintu byinshi cyane, ariko ubu ngubu ndahari. Muri no minsi ngiye gukomeza mbagezaho video umunsi ku munsi, mbameneraho video. Impamvu mfashe iyi video mu masaha yakuze ya nimugoroba no kugira ngo nitangira ka message kuri young generation, abantu tungana nk'ibisanzwe, kubera yuko nababwiye yuko YouTube channel igomba gufasha abajene bakiri batoya kugira ngo babe babasha kugira imyumvire bahindura, cyangwa se kugira ngo babashe kuba bagira ikintu bageraho. Ntatinze rero ngiye kubakorera video ku muntu umwe gusa cyangwa se ku bantu babiri. Iyi video ngiye kuyikorera ku bantu bashidikanya cyangwa se bakerensa abakire. Umuntu ukerensa abakire niwe nkoreye video, by'umwihariko abajene, kubera ko abantu bakuru buriya baba babyina bavamo, ariko twebwe bajene tuba tugomba kugira ikintu dukura ku bakire. Abantu benshi bazi umukire bita Coach Gael, abantu benshi bazi inyubako bita Kigali Universe, abantu benshi bazi umukire Coach Gael, abantu benshi bazi abakire bagiye batandukanye. Ndashaka ko twivugira kuri Coach Gael. Hari umujene twe turi kuvugana, ndamubwira nti rero kuri tariki 14 hari forum izaba ari mu mujyi muri Kigali, uzajye ndi kumubwira ibintu bigiye bitandukanye, azajya akazarebayo. Numva naga ari kubyumva, ndavuga nti ariko uzi ko ushobora kuba uri gukina, uzi ko n'abandi bajene bashobora kuba bari gukina. Ndavuga ati masaha ni mugoroba, reka ka video ngashyiraho, wenda abajene 5 10 15 se bashobora kukabona, bakabona ko ibintu baba barimo ari imikino. Muri 2023 muri 2022 kwa ko nakundaga ibintu bijyanye na real estate, nkundi ibintu bijyanye n'amazu, natangiye kujya kureba kuri YouTube. Icyo gihe nigaga muri Kiste, ntangira kuzandika kuri YouTube real estate, affordable housing, ibintu ngibyo kubera ko iyo projet nari nyifite. Mbambonyeho Coach Gael. Coach Gael ariko ntabwo yarazwi n'abantu benshi nkuko abantu bamuzi ubu ngubu. Yari afite ka video channel yitwa ba VIP TV, ifite aba subscribers batageze mu 5,000, bake bashoboka nyine, akora content, ariko ukabona video ze ni video zigisha, ariko nta views zifite nyine. Kuko mubizi nyine, simubizi se ko abanyarwanda tuziranye nyine, ni mubizi se ko nyine atari byacitse nyine, views utapfa kuzibona. Nuko nguko nawe niyo situation yari arimo. Channel yigisha, ariko kubera yuko abajene ntago dukunda, cyangwa se n'abantu muri rusange ntago dukunda ibintu byigisha, nta views yabaga afite. Ndareba video ya mbere, video ya kabiri, no video ze nazigezeho ndazikunda pe, ndazikunda byatari. Downloadinga video zitari munsi y'10, ndazidownloadinga. Hari video zivuga kuri reach, zivuga kuri ukuntu wagura inzu uri USA, hari video yakoze zivuga ukuntu uburyo ushobora gukira uri munsi y'imyaka 30. Ndayireba iyo nayo. Hari video zivuga ukuntu ushobora gukira urengeje imyaka 30, iyo nayo ndarayirebye. Avuga video z'ukuntu ushobora gusavinga mu bigiye bitandukanye, avuga video z'uburyo ushobora kuinvestinga muri real estate. Iyo channel narayirebaga, n'ubu ngubu ndacyayireba. Aba VIP kabisa nagiye nyireba, ukuntu nagiye zamuka, nagiye mbireba kabisa, ngenda mbireba byatari, ndayikunda byatari nyine. Ariko noneho ikintu cyaje kubaho ni igiki, yigeze gukora akantu ka tournament, aravuga ngo abantu bareba YouTube channel yacu tugiye gutanga amagift. Yakundaga kubikora nyine, imipira bakayitanga ibiki. Aravuga ati noneho abanyamahirwe 3 baba VIP bafite imishinga 3 boominga kurusha iyindi, tuzaba sponsoringa, tubahereza amadolari
150, ubwo bari bayashyize mu manyarwanda akabihumbi 150 kugira ngo imishinga yabo ibashe kuba yagira iki, imishinga yabo ibashe kuba yatera imbere nyine, tubatera inkunga. Ubwo ngubwo video nakoze subscribe nyine na hitinga notification kugira ngo video yose azajya kiraho nzajye mpita nyibona ndi uwa mbere, abaga yishyizeho ndi muri kiste, ndi mu bintu byinshi, nkaba nzi ko iyo video ngomba kuza kuyireba icyo nakora cyose. Ndeba video z'uburyo amabanga ari mu gitabo cya Richest Men in Babylon ndayireba, amafu ibintu 5 wakora bigahindura ubuzima ndabireba, ibintu byica ubuzima ndabireba, uko watangira business nta mafaranga ufite ndabireba, uko ibijyanye n'uburyo none hari n'amaklasi yari afite ya nuza yari yo estate, akavuga uburyo ki wemvesta mu nzu imwe ukayinovatinga. Nyine ni ibintu nakunze nyine ni ibintu nakunze, mbona nyine ni kwa kundi uba ufite ibintu mu mutwe uri gutekereza, noneho ukabona umuntu wabyempuritse mu buzima busanzwe, nyine ni umuntu uri kubibamo. Ndavuga tuzi ko uyu muntu ari serious, ndabireba nyine, ariko ntago abantu bari bamuzi nyine, nta views kabisa. Ama application agiye atandukanye wakora, uduside hustle wakora ukabona amafaranga, uburyo agiye ataka nyine ndabireba. N'ikiganiro akoze avuga stories z'ubuzima bwe butandukanye ndabireba, avuga kubijyanye n'ama mortgage, avuga ama cryptocurrency, nyine yavugaga kuri sectors zitandukanye, ku buryo umuntu wese ufite nyine inyota yo gutera imbere uhagera ukavuga ati this is the channel I was supposed to watch, ndayireba nyine noneho ubwo babashyizeho iyo promotion, byari kuzana abantu 50, ugatera comment abantu 50 bakarayikinga video zawe, bamara kurayikinga video zawe warangiza ukafata iyo screenshot ukayohereza coach kuri Instagram. Ndayimwoherereza nibi nakunda ndaza gushyiramo ama screenshot ya chat twagiranye muri uwo mwaka, yaranansubizaga kuri WhatsApp by the way, kubera ko icyo gihe nta no Instagram no kuri Instagram ntabwo bagafite abantu be, kuri WhatsApp ntabwo yansubizaga, ubwo namwandikiye kuri Instagram. No kuri Instagram agasubiza nyine, ntabwo icyo yari afite traffic y'abantu benshi nk'ubu ngubu nyine byaba bigoye kugusubiza n'aba Melody ntabwo bari baziranye nyine. Bino bavuga ngo umukire nivumburiye, icyo gihe nta by'abakire ntabwo bakivumburira abakire babo nyine bakoci Gahere. Ubwo abantu 50 ntabwo nari bubabure, kubera ko nayo ifite ibintu byo kuri internet nkora bimuza n'abantu nyine, no gushyiraho link kuri WhatsApp. Abantu 50 ntabwo nari bubabure, ndakubita mitambuzuza byari amasegonda. Babonye batamwandikiye kuri WhatsApp, kuri Instagram arambaza ati channel yawe yitwa nde, ndamubwira ati yitwa Gmite Official. Gmite Official arabireba aravuga ati ubwo ngubwo niba wagize ababishinzwe baraza kugushyira kuri liste y'abantu batsinze ibihembo byawe tubiguhe. Noneho mpita nandikira nimero ari muri comment, ndayandikira dore ngizi chat iyi ni telefone ya kera nagiraga n'ubu ndacyayigira, yari ndaza kuza gushaka ukuntu shyira amafoto, yari nimero ya Kenine twavugaga nyine. Ndamwandikira ibintu byinshi nyine, mwandikira umushinga overview, wari kuvuga umushinga ufite nyine, wagombaga kuvuga ufite umushinga ufite, then noneho umushinga ukawushyira muri comment, then ugashaka abantu 50 bakakora ikinga nyine mukubita umushinga wa affordable housing solution. Ariko none nagombaga gukora ibintu bijyanye n'ama interlocking nyine, byano matafari nyine wubaka atarimo sima, kubera ko n'ubundi Kristen nigaga ibintu bijyanye na civil engineering. Ubwo urumva namuhaye umushinga uhura n'ibintu byanjye n'ubundi nashaka gukora, kubera yuko ni ibintu n'ubundi ni ibintu bagomba gutekereza gukora. Ndawumuhereza Keneta ambwira ati yes my brother, message nayibonye, dore yaransubije nyine, ndaza kubishyiraho mu bisome namwe nyine mwabajene mwe mu bisome. Message nayibonye, ariko sindabona umwanya wo kuzisoma ngo bikurikirane neza, ndakubwira nimbona kanya. Nanjye ndamusubiza ati murakoze nyine, murakoze, nakoze edit kuri comment yanjye ngo nanga ubusobanuro bwuzuye. None ibintu nk'ibyo nyine ndamubwira, ahita ambaza none izina ryawe ni Kigali FM cyangwa ni Gmite TV Official? Kuko icyo gihe nafite YouTube channel ebyiri, ngira nganga muri kubibona Gmite Official, uri muri ngira ngo muri kubibona, ariko ndaza no gushyiraho video kugira ngo muze kubireba neza, ndaza gushyiraho ama screenshot nyine muri video kugira ngo mubibone neza. None ndambwira ati ngiyo Instagram yanjye nanabataginze ibintu byose. Ahita ambwira ahita ambaza ati uzi kubaka interlocking bricks nta sima ukizemo se? Ubwo yatangiye kumbaza niba uyu mushinga na propose nimba koko muzi nyine ari ibintu nsanzwe nkora, ibintu nk'ibyo byose nyine arabimbaza. Ndambwira ati rero imashini zibikora sindazibona kuko nta bushobozi mfite, ariko nageze kuri tele ndabisura mbona ukuntu ari ibintu bikora, nanabonye ama video yabyo bigiye bitandukanye, by interested mbihuje na kariyeri, mbona naga ari ibintu nakozeho, ariko naga ari ibintu byananira kubera yuko ni ibintu nyine byo mu buzima busanzwe. Ahita ambwira ati aho ni sawa, humura uri mu batsinze, tuzatangaza batsinze this week. Ni ibintu yansubije nyine, ntago ari ibintu ndimo ndapapira. Aha ngaha iyi video ni muri January
kuri tariki 30 2022. Ahangaho ubu nibwo natangiye kugigira ba Coach Gael 2022 mu kwezi kwa mbere, 2022 mu kwezi kwa mbere nibwo natangiye kugigira ba Coach Gael nyine zino za Kigali Universe mubona gutya zarabuminze bavuga ngo umuntu n'umwesikoro. 2022 nge natangiye kubagigira 2022 kugira ngo umenye ko ibi bintu byo gutera imbere cyangwa se ibintu byo guhiga ibiceri kubakire ntago ari ibintu ugomba kuzanamo imikino, ntago ari ibintu ugomba kuzanamo imikino. N'uzajya umva n'akanama kavuga ati abantu n'abamamyi n'ibiki, wowe uri umujene nta kintu cyo guhomba ufite, jya uvuga uti ngewe nta kintu cyo guhomba mfite kwiga, nemerewe gukora amakosa nkayakosora. Abakire we positive energy gusa, abantu bavuga ngo ibintu ntibikunda abo bajye kure, oje ku bantu bavuga ko ibintu bikunda gusa. Ahangaha ni 2022 ku itariki 30 January ubwo numva twe turi ahitambwe ati courage kabisa, murakumva ati murakoze cyane. No hashize igihe urumva ni February ku itariki 10 hashize iminsi 10 ndaza gushyiraho mu bisome, naramwandikiye ni Hero nabazaga kubijyanye n'abatsinze niba mwarabikozeho murakoze. Ahitambwe ati twabikozeho ahubwo ni wowe usigaye. Aba baniga ntago twe tuziranye, abaniga nje namenye kuri YouTube kwa kundi nyine ubukoresha YouTube ukabona ibintu. Nje ntago ndi wa muntu nyine uri mu bantu bavuga ngo ibintu ngo ntago bikunda tu. Genda trying as long as mvuga ni nashoyemo energy zanjye kandi nabishoyemo ndabikunda. Iyo bifailinze ndavuga ati narebe nagerageje, iyo bikunze nyine ubwo nanjye ni bwabuhamya nyine, niyo mpamvu ndicanga ndi kwibabwira kubera yuko byakunze nyine, niyo mpamvu ndimo ndabibabwira. Ahitambwira ati twabikozeho ahubwo ni wowe usigaye. Ahitambwira ati mpa namba yawe iriho momo ya momo, mpita nyimukubita dore ngiyi nyine rero n'akadarapo ka Honore. Abantu banjye dusanzwe dukorana ibintu byo kumbuga barabizi, yo ngukubise nimero yanjye ya momo ngo wishyure abagomba kuba hariho n'akantu ka darapo ku Rwanda kugira ngo maze nkumvishe uburyo ki ugomba no gusoma amazina na nimero ukareba ko ari ibyo mu Rwanda neza. Nyine ndabikunda buri hatariho akantu ka darapo ry'u Rwanda ntagomba numva bihura. Ahitambwira ati mwarakoze cyane, nimitambwira ati mwarakoze cyane. Ahitambwira ati nimba umbwire nimba yakugezeho aya ni amafaranga 150 Coach Gael agiye kuma binyuze kuri Ken murumuna we, akayama nk'umuntu watanze umushinga kuri YouTube, nk'umufana warebaga YouTube 2022 ubwo ndi rubanda nyine naganze, akayama kugira ngo supporting ide yanjye atanze mwana 150 mwana. Ndinze ngana gutya nta wundi muntu uvuga ati fata inote 150 atari muri famille, atavuga ngo n'umuntu wo muri famille cyangwa n'umuntu nagujije kuno umuntu nyine from nowhere wamubwira ikibazo agatavuga ati fata ngo ukaraza inote 20 y'amanyarwanda. Coach Gael yihambura inote 150 binyuze muri Ken, binyuze kuri YouTube channel y'aba VIP TV, bankubita icyo bita inote y'G5. Ahitambwira ati nakugeraho umbwire ko yakugezeho. Mpitambwira ati yangezeho kabisa, murakoze cyane kuko nabikubwiye. Mpitambwira ati murakoze cyane kuko nabikubwiye, nzakwereka umushinga natangiye mu minsi iri imbere. Ahitambwira ati sawa nuko nshuti yanjye ubu yari Ken nyine. Ubwo ngubwo nuko twari dukomeje kuvugana nyine. None mu minsi yakurikiyeho ubwo numva yakurikiye icyo bita implementation of my project, kwa ko nambwiye ko ngomba kubikora. Ubwo numva nanjye nari mfite ibindi bintu nkora nyine, saving uduceri gake nyine. Ariko nubundi nge namubwiye uwo mushinga mvuga nti ni umushinga mfite, ariko ntabwo nifite gahunda yo kwita ngutangira kubera yuko byansabaga amafaranga menshi, binsaba n'ibintu byinshi n'ubundi bumenyi, kandi nanone nkifite n'amasomo nyiri kwiga muri Kiste ko ntabwo twakarangiza byaye 2022 ngifitemo umwaka wose, kandi abantu murabizi biga modile zo muri UR nta mikino ibirimo nyine. Ubwo ngubwo Ken duhita dupanga guhura, none ndavuga ati mwaka appointment, ndavuga nti rwose uhamukire we fasha duhure ngukubite proposal neza turebe ukuntu ibintu bimeze, kubera ko banambwiye ko bafite company ko najyaga mbona bafite na company bavuga ngo ni Nemea Bridge company ikora ibintu by'ama interior design muri USA. Nkavuga ati abaniga ko niga Kiste, ubu nta kuntu nababwira bakazamfasha bakazanjyana wenda bakangwita nka work permit kajya gukorera nko muri Amerika. Sinzi ukuntu ngiye numvaga byakunda nyine, numvaga ari nk'abantu bo muri famille tu, numvaga nyine mfite confidence z'ukuntu nyine abana bamfasha. Ubwo ngubwo Ken abarambwiye ati ntari, yaransubizaga pe n'abana beza ntari. Akambwira ati Honore bimeze bite? Ni sawa. Ati ubu ngubu rero ubwo yaratangiye kumenyana na Melody, ubwo yabatangiye kumenyana na ba Bruce Melody nyine icyo gihe. Ubwo ngubwo arambwira ati hari igitaramo dufite mu Burundi, ati hari ibintu ugiye kujyamo mu Burundi,
nimva yo nzakubwira tuzahura. Ubwo twari turi muri za 2022 iri kurangira. Ubwo turakomeza turapambana ubwo Coach Gael batangiye kuza muri showbiz yo mu Rwanda, urumva batangira kubuminga n'ibiki, abakire abantu batangira kuvumbura umukire nivumburiye nyine. Kandi ubwo umukire ni njye wamwivumbura. Ubundi Coach Gael ndi mu bantu bamuvumbuye. Coach Gael ndi mu bantu bamuvumbuye, nkamenya yuko nyine atari umuntu wo gukirenswa, nkamenya ko afite ibiceri. Ndiro mu bantu ba mbere bariye ku mafaranga ya Coach Gael. Kubera ko iri ryitanu yararimpaye, arambwira ati amadolari 150 yaguhaye nawe mushinga ko watsinze. Ariko ntabwo abantu benshi bari bafite views za Coach Gael, kuko ndabyibukana nujuje comment zanjye 50 birinda bishira umunsi nta wundi muntu urazuzuza, bisobanuye ko abantu nta tension bari bafite iyo channel. Ikintu noneho cyansekeje kikanansetsa byatara, ariko nyine kikambabaza, ariko kikanyigisha. Naravuze ni kwa ko nafite YouTube channel, nafite WhatsApp status ziri hejuru, ndavuga ati nishaka gufata iyi WhatsApp status yanjye ngashyiraho no comment ya Coach Gael bagashyiraho like, bireta byihuta byatari byihute bibe nk'amarobo. Then no comment yanjye bayibaninge, kwa ko bwa mbere narabikoze barayibaninga, nshyiraho indi comment nayo yizuzuza mbere. Ndagenda kiste ndavuga ni noneho iyi class irimo abantu 50 ntago nayibura, ntago nababura, reka nze mbabwire. Bamfashe ijambo ndavuga ati abasa bimeze bite, ntago twiganaga nyine kuno waza hano muri class ari gukora YouTube n'ibiki, bari gukora ibintu byabo. Ndavuga ati class mumeze mutese, mureke mbisabira akantu. Hari comment nateye ku kiganiro kuri YouTube. Ubwo impamvu babwiye no story ni ukugira ngo weho umuntu mukuru ntuzafata umwanya nyine ngo useke umuntu ikintu ari gukora utakizi. Ikintu utazi ntukagiseka, ahubwo wowe wicara ukirebe cyangwa ukomeze ibyawe, ariko ntugaseke umuntu uri gukora ibintu nyine bye. Kubera yuko uramuseka w'ibintu akabikomeza, ntumwigireho nugira nyine ukabuhombye, nyine ukaba uri guseka ibintu utazi, nyine ubumeze nyine nk'umuntu uri empty mind tu. Nta kindi kintu ubushoboye usibye guseka. Ariko umuntu umwihoreye agakora ibyazi, iyo bikunze nyine abyungukira, iyo bidakunze bifata misomo nyine aba ari gukora icyo ashaka. Ariko uri kumuseka, uri guseka nyine wawishimye nyine. Badababwiye ni se abajene mwankande comment, ari comment nateye kuri iki kiganiro, ndashaka gutsindira amahirwe competition, ndababwira ibintu byose mukande kuri YouTube channel gutya mugire. Abatipe baranseka bo muri kiste, baranseka n'abababy nyine bari class baranseka. Ubwo nanifite abantu babyuzuza abo bantu 50 nari mbafite, kuko nge status yanjye yagiraga abantu 1000 cyarageraga. Ariko nkavuga ati reka mbikore random nyine, nshaka abantu bari riyo bagende baje kuri comment yanjye nyine babikore. Nari natangiye no kubona ibice bike byo kuri internet nyine, ku buryo ngiye kumbwira ngo uranseka nkubwiye ngo ikintu kinkorere nyine mba mbona usekeje, ahubwo ari wowe nyine nkumva ngugiriye nimwe, kubera yuko ngiyewe nari narariye ku mafaranga ya internet. Buriya hari ikintu gihari, iyo ufite amafaranga mu mufuka niyo byaba ari 5,000 wabikoreye mu buryo bugushimishije, nta depression uba ufite nyine, uba wishimye meze neza pe. Nta depression na nkeya uba ufite, umuntu araguseka ukamureba ahubwo ukumva umugiriye mubi. Abajene baranseka nyine, ubwo ndasohotse ndigendera, harimo nka babiri harimo umubebe umwe wabikoze. Twarahuye mu nzira, ndambwira ati meze bite, wankandiye gutya amafone ndabikora birarangira. Ibiceri byanjye hoteli ry'itanu barayima. Ikintu cyose Coach Gael yavuga ngo ngarabwiriza ngo ni umuskama, ngo at the same time ngo abari ngo mu business menshi biki, ubisa nkaho bidasobanutse. Never mind, wowe ujye uvuga utahubwo umukire ndamwigira wiki. Impamvu mfashe ino video nuko narinze ba mu Rwanda ntarashimira umukire wanjye ngabimenye. Ariko ino video sinzi niba yamugira Coach Gael cyangwa Kenny nayimwohereza, cyangwa se nshobora no kutayimwoherereza. Ariko ndabashimiye, baramfashije, banafashije abantu benshi, kandi ndabashimira kubera igitekerezo baba bafite cyo kugenda bateza imbere abantu, by'umwihariko Abanyarwanda nyine bagoye babandi ugirira neza bagahindukira bakavuga ngo uri umuskama, ngo uri umwiskoro, ngo ibintu burimo ngo ntago ari byo. Coach Gael arakwigisha kuri YouTube, akakwigisha kuri Instagram, akagucalenjinga, akakwereka ko hari ibintu bikibura, akaguha amafaranga ye. Urumva
agategura amaseminari nawe binageze gutegura ya Meet Me na Coach Gael. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kujya, muko twe turi mu bizambi igihe nigaga kiste, byaranambabaje cyane. Agategura semina, akabakira, akishyura ahantu muhurira kugira ngo aguhereze inama z'ukuntu watera imbere, akagufata akaboko, urkumva, akakubwira ati ibi bintu ngiye narabikoze from A to Z, genda nawe ubikore bizakunda. Niba nekereza neza mu bantu banyespiye kuvuga ati ubuzima bwanjye ndimo ntago bunyuzwe, nubwo nayo ifite amafaranga make mbona ku mujene w'i Kigali yabona kameze neza, nkavuga ati reka ngende njye kwiga masters, reka ngende mve mu Rwanda, reka ngende njye gushaka amafaranga hanze, reka ngende njye gutekereza ibitekerezo bishyashya hanze, ari mu bantu banyespiye. Rero mujene uba wicaye, ukaba wicaye mu rugo, ukaba wabona nk'ikiganiro kuri YouTube, ukaba nabeskora. Wabona nk'umuntu ari kwitangira inuza ngo none se ngutangiye ngo kwigira ngo umuntu uza ngo mu motivation speaker ngo utangiye ngo kuza ngo utanga ngo amayide ngo wigeze ngo motivation speaker ngo nayo ngo ibiki. Aho ngaho uri muri zone itariyo, kubera yuko weho mujene ubukire na amakuru. Iyo rero ugeze ku makuru y'abantu bari kuguha testimony, ugatangira ukabikerenza, ukabifata nk'aho ari imikino nyine, ukabifata nk'aho ari ubutekamutwe, uba uri guhomba. Abakuru baba bashaje, bo nta mwanya bafite wo kudevelop ibyo bintu, ariko ushobora kumva ibintu umuntu yakubwiye ukabihindura mu buryo bwawe, ukabibyazamo amafaranga. Rero ntuzajya ubona umuntu ari kwikorera ibintu bye ari umukire, jya uvuga uti ahubwo ngiye namufasha, namukoraho iki, namukuraho iki nyine, kuruta uko wavuga ngo ngewe ngo uyu muntu ngo ni umusikama ngo ibiki. Oya, ngo uyu muntu ngo oya, ufite umwanya wo kwiga, ufite umwanya wo kwigira ku bantu, ufite umwanya wo gukora amakosa, ariko ntabwo ufite umwanya wo kujudginga abantu, kujya mu bintu byo kuvuga ngo ibi bintu ngo ntibikunda. Ikindi nanone kandi ukagerageza gushaka amakuru. Urumva nk'ubwo ngubwo ibyo biceri nubwo atari ibiceri bya danje, ariko byaramotivatinze. Nta mafaranga nabonye ndakoresha, kandi muri icyo gihe 2022 ntabwo byari bimeze neza. Nizere ko rero ubwo ngubwo iyi video ugomba kuyibona ikagira ikintu gusigira. Kari aka message nashaka kwihera abajene bagenzi banjye, ntimukajye mu bantu bafata ibintu ngo bifate nk'ari ibintu nyine bidashoboka, ukumva umuntu ari kuvuga ibintu, aba ari kukubwira ibintu abishatse yakwihorera. Kubona umuntu ufite amafaranga ye agafata umwanya akanahindukira akakubwira ati ngiye nararaga mu modoka, ko hari video nabonye Coach Gael avuga ati ngiye naraye mu modoka na savings 50, ngura inzu yanjye ya mbere, nyikorera renovate, ndagenda ndayifata na kamoge na icyo bita refinance, nyishyiraho ya kabiri, nyikorera refinance ya gatatu, nyikorera refinance ya kane, na applying mu macho fund no mu ma cryptocurrency agiye atandukanye, avuga ibiboro byo kwinvestinga ahantu agiye atandukanye. Ibyo yakaba bireka gakora ibindi. Ariko wendi kukubwira, harimo n'abajene najyaga mbwira ati uyu muniga ni umukira abafite ibiceri, hasa ngo abafite ibiceri ngakaza ngo mukore subscribe, ngakaza ngo mukore subscribe. Aho utagiye uvuga ati si uyu muntu bimeze bitari kuvuga ibiki, wowe ukaba uri mu bantu ngo uyu muntu ngo ni umwiskoro, ngo uyu muntu ngo arabeshya, ngo uyu muntu ngo ibintu ngabavuga ngo ni wewe. Niba wicaye uri umujene, fata umwanya wawe urebe ibintu bizima, n'ibitari ibizima ubirebe byose, wirinde kujudginga abantu. Umuntu nakubwira ibintu ukumva conscience yawe ntibyemeye, witurize ubihigiye. Umuntu nakubwira ibintu conscience yawe ukumva urabyemeye, uvuke shout out, ubuzima bukomeza. Ariko ntukajye mu bantu bakunda ibintu bidakunda. Nizeye ko message kanje kaba katambutse. Nkibutsa yuko YouTube channel ni channel imwe muri YouTube nziza ugomba kureba ibintu bye bitandukanye, inyigisho zikwigisha ibintu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, ukabonaho ibintu bijyanye na business tips, ukabonaho ibijyanye na immigration service, uburyo ushobora kwiga hanze, ushobora kubona work permit hanze by'umwihariko muri Europe, kubera ko ubu nanjye n'undi kubarizwa muri Europe. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nkagufasha application ya admission, nkagufasha consultance, nkagufasha any guidance ukeneye, nkagufasha work permit, work permit by'umwihariko mu gihugu cya Poland ndagufasha.
kwibutsa yuko wageze mu gihugu kimwe cy'Iburayi bawemerewe kujya mu bindi bihugu, ariko nanone ukamenya yuko niba ugiye gutangira process zo kujya hanze bitwara amafaranga, kandi amafaranga uba ugiye gukoresha bari amafaranga yawe cyangwa yiwanyu, ugomba kuza uri seriye ukavuga uti ngiye gushora amafaranga yanjye, rero ngomba kuba seriye, ukaza uri tayari uvuga uti ni biki bikenewe ukabikurikiza, ukaba uri seriye nyine kugira ngo visa babashe kwibona, kuko visa ntabwo bayitoragura, ibisabwa n'abantu benshi kandi competition iri hejuru, kuyibona rero bisaba kuba uri determine. Unyandikira ukamenyetso ko guteranya 250 78 08 4 3 6 6 9 08 08 078. Ubundi banza ufata agakaramu neza kubera uko nimero y'ikigaye ngiye kuyibagirwa nanjye mu minsi mikeya, cyangwa kambahereza yindi 078 08 4 3 6 6 9. Iyo ni nimero ugomba kunyandikira kuri WhatsApp, ukaza waderesinga ibintu byawe ukambwira ati ngufashe gute, ubundi ibintu bikaba byagenda neza. Wibutsa ukanda subscribe kugira ngo YouTube channel yacu ikomeze kuba yazamuka. Ndashaka kuza subscribers 100,000, ndashaka silver play button, ndi kubategura content izatuma mbyuzuza. Ariko nanone niba umuntu ambwiye ibintu bitagenda akambwira ati ibintu ntago bikunda, kandi njye nabikoze bigakunda, ntago ngomba guceceka. Shout out ku muntu wese wakoze subscribe, shout out ku muntu wese sharing iyi video, shout out ku muntu wese uduha comment z'ibintu twakora, shout out ku bakiriya banje twabanye kuva 2020 muri corona. Big up to you guys, mwaramfashije, mwagiye mumfasha mu bintu byinshi, by'umwihariko nanjye ngomba kubashakira ama content meza, ndacyana bashakira ibyo byabahindurira ubuzima, tugatrying ubuzima kugenda buhinduka, kubera yuko at the end of the day ibintu tutabikoze n'ubundi nta kintu twunguka, ariko iyo tubikoze ubuzima bugenda neza, bukaba bwaba official, ibintu bikaba byagenda neza. Nkuko nababwiye rero iyi video ndaza gushyiramo screenshot z'ibintu nagiye nganira n'umukire, nshyiramo screenshot z'ibintu bigiye bitandukanye, ariko nanone Coach Gael rwose umwana we muri 2022 ntago mukivugana. Kenny rwose nubona ino video onone ntago mukivugana, kandi dore no umukire yivumburiye, none ba Bruce Melody baramutwaye, nivumburiye umukire, none ba Bruce Melody baramutwaye, ba Element baramutwaye, ba Kenny Solo bantwariye umukire, kandi umukire ninjye wamwivumburiye. Umukire yakundaga ibintu nanjye nkunda, urumva yari umukire wanjye, none narinze mva mu Rwanda ntawe n'umukire wanjye, ariko nzagaruka kandi nza Kigali Universe, nzamubwira ukuntu yampaye $5 rye ry'amadolari, ndanamugurira agacupa nubwo umukire abitemeye kumugurira, ariko n'abantu b'abagabo cyane buriya njyewe nkunda umugabo ntacyo amaye, nkaba nanarya n'ibyazo zana bimpaye. Ubwo ngubwo no umugani wanguciye neza sinanabizi. Nizere ko mumeze neza rero. Iyi video nyifasha ari ninjoro kubera urukundo nkunda abantu banje kuri YouTube. Ndashaka yuko yuzuye 30, ubundi nketa mbasezera nkakobeza uturimo twanjye tw'amaboko. By the way, niba umuntu aragufashije nawe uzajya ufasha abandi. Nanjye kuzashyiraho igihembo ku mufana wa YouTube channel yanjye. Nzashyiraho igihembo kuri video nzakora ubutaha, nzashyiraho ukuntu nzatanga igihembo ku mufana wa YouTube channel yanjye. Nenge kwanga umunyamahirwe, ariko nago ari umunyamahirwe. Hari ibintu bisabwa umuntu agenderaho kugira ngo ubone ko umuntu ari umufana wa YouTube channel. Ibijyanye na comment, ibijyanye na share, ibijyanye na like. Nshobora kuzaza nkabaza ikibazo nkavuga ati iri jambo narivuze mu iye video, ukahita uritera kuri comment ikiganiro nzaba narakoze. Nzashaka nyine uburyo bwiza ku buryo umuntu ukurikirana video zanjye zo kuri no YouTube channel byanyabyo
umushyiriraho akantu k'agahembo kugira ngo nabazabone ubuhamya abandi, kubera yuko we are here to inspire because we have been inspired by someone else. Rero ubwo ngubwo igihembo naye ngomba kugitanga. Ni ibintu mbanje kuvuga nitonze kugira ngo nzabihigure, kubera yuko abafana ntago bari abantu bo gukinisha. Niba uvuze ibintu bibwira umufana bikore, kugira ngo ibyo wiyemeje bikomeze kuba byagenda neza, kubera ko abafana ni abantu b'agaciro. Kuba mvuga ati mfite abantu 30 bakoze subscribe ni ibintu byiza nyine, ntago ari ibintu byizana. Rero nanjye mba ngomba kuba icyo giciro nkibawuninga, nkamenya ko ngomba kukibishyura cyangwa se ko ngomba kukimaintaininga nyine. Stay touch rero, nizere ko video zacu ari akagaruka, nizere ko wabaye inspired by this video. Niba utanabaye inspired for this video, weho hagume ubutanza gukora indi video zakumerera neza kugira ngo ibintu bizakomeze kuba byagenda neza. Stay touch, ciao ciao. Abantu babona video itameze neza nyifashe nijoro, wewe wumve just content. Nzagenda babwira n'ubundi buhamya ku bantu benshi batandukanye. Mfite ubuhamya kuri Papa Sava kuva 2018, mufite ubuhamya. Mfite ubuhamya kuri Kiramani, mufite ubuhamya nawe. Mfite ubuhamya kuri Nsabi. Nzakora indi video kuri Kiramani, ejo bundi ko mfite ubuhamya. Ndashaka kubikora nk'ibyibuka ibintu bikagenda neza.